Wiriwe nyakubahwa Rugagi. Mwiriwe neza Scovia. Yes. Twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje kuko ibyabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza. Yego. Njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Yego. Nyakubahwa Rugagi, hari urwo ufite rukora cyangwa ntarwo? Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed, hafunze isengero 9840. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe, ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda, kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho gusubiza ku zindi nsengero, ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo waheta. No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe, hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? I Rwamagana. Okay. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite, nta rusengero ufite rukora, ariko ufite ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe. Keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego. Bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora, aho ndi jewe. Aho jewe ndi. Ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi, yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora hehe, urimo kuyobora hehe? Wamushubije ngo iki? Namushubije ntaho mfite ndi kuyobora, naho nayoboraga mu Ruhango. Nyakubahwa, reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye. Nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya miliyoni 280 francs. Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92. Baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkubone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda bayitegere baraza kuyireba. Wowe ntaho uyobora icyo bivuga? Yego, jewe naho ufite nyobora. Ikibazo cya kabiri nabazaga icyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda, narabeshye cyangwa simbeshye? Ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Nshobora gusura itorero aho riri rikorera nk'uko nasuraga mu Ruhango, nk'uko nasuye Rwamagana, ariko jewe nkaba ndi i Kigali. Wowe nta torero uyoboye, wowe ushinzwe gusura amatorero? Ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church byemewe n'amategeko. Amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo? Twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa. Hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera, akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo. Tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye, ndababwira bahafate, banyohereza amafoto, mbohereza twicara nka board y'itorero administration, tubohereza amafaranga yo kuhishyura, noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya, hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye, kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa umuvugizi w'itorero, nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi? Ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi. Iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho, bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira, hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church.
ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose. mfite abama amakuru aribo bayoboye Kwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango, ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari? Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jyewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji, nta n'ahantu. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuza. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho. Icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya bogi, ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye, ubwo ni amakuru nguhaye ubutari uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andiko no ku kinyamakuru igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka. Jewe sinzi imodoka kuko ntago natumwe imodoka zihenze gutyo, ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017. Nta modoka mbigufashemo, wenda nkuko wavuze ko uri umunyamakuru, nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye? Wayihawe n'umuvandimwe? Byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba ari na byiza kugira ngo urujijo ruveho. Iya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu uba ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero, nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu. Range Rover ntabwo ariyo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yaje mu Insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017, ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari uza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25. Range Rover igura munsi ya miliyoni 25? Ni igihe ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana na miliyoni 25. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa, wenda iyo ndimo kuvuga ya 2014 wavugaga ya miliyoni 200. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye? Nuko bamana isaha, nuko bamana ikindi kintu, ntawe nigeze saba, ntawe nigeze. Papa Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wawe uriya wandikodinze, nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze, ariko nta kintu yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho. Ariko nge naravuze ngo
ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka ari itorero korera ribona kwa Rubangura bakunze kuko niho nari inkunza ahandi simpazi yego ayo n'andi makuru uzanye yuko ufite n'abandi bakora hirya no hino utazi niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari by the way nguhaye amakuru uzarebe niba bemera atazasubira mu kabari cyangwa muri logi ngenda ngo kuki utunze Range Rover utarabona inzu y'Imana ngo twasaba kuyoboka tujyemo ikibazo cyanjye cyangiro cyangwa nta shingiro kigira kubera ko iyo baza kumitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite nkavuga ngo no ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero ngomba gushaka kubanza kubakira Imana nta by'ibyanjye bwite by'imirenge bimeze uko mfite hegitari nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abe abivuga ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14 kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye nimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30. Umaze kukugeramo mu myaka 14 yego wubatse insengero zingahe imyaka 10 ubare imyaka 14 ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze bw'urusengero Redeemed Gospel Church nakazi gakomeye kuko ugomba kujya kubaka urusengero umaze kumenya ingano na capacity ufite y'abakristo ntushobora kubaka urusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo 200 cyangwa se 1500 cyangwa 3000 no kuvuga ngo uko ufite umubare w'abakristo benshi niko wubaka urusengero rugendanye n'umubare w'abantu ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye. Ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 nta hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero nirwo ruhari subu cyangwa nta ruhari nibyo nibo kukubwira nubatse urusengero mu Ruhango ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye nicyo n'igishushanyo turarusenya none mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye nuko igishushanyo mbonera kimeze hanyuma tumaze gusenya aho hantu dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary atari ahantu ho kujya kuba ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango mugiye gukorera hariya temporary hanyuma mutangire mubake yego mwari mwatangiye rero bafungaho mwari mwagiye by'agateganyo yego no kuvuga ngo izo process zose twari twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango ibyo namakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa none kankubaze nk'umuturage yego akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro watekereza iki wavuga ko bameya baraho meya uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi ntabwo najya mu nshingano z'akarere wambazaga ibyerekeranye n'itorero niyo mpamvu nari nguhaye urugero impamvu nafata ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza naje naguhaye ingero urambwira ngo uri murambaza ku giti cyanjye ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye yego nta fate koko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro aba mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza kuri space humvikanye umuntu ntigeze mvugaho kuko ntari mu kiganiro ngo nge kuzana izo detail we yazanye
utekereza ute y'abantu bakugannye barwaye mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe wavuze ko ushimira leta ko yarwanyije cyangwa itemera ndetse bitanakwiye ku nyigisho z'ubuyobe aho umuntu Yego. undi kuvuza umwana kwigisha ibyo byose cyangwa Yego. umukuru w'igihugu mu materaniro y'ubushe twarimo yabisubiyemo icyo nashaka kwiga hano kumva umuntu waje akugana bamubwira ko uri bumusengere urababwira Yego. ngo avuga ko ngo wasabye amazi ngura amazi arayakohereza ntiwanamubona arayakohereza we twende pe amahirwe make cyangwa igihe kigeze umutera Imana. Yego. Izo mvugo z'abakristo bazaga iwawe bagowe bagataha barira uko baje ngese uko impamvu uyu muntu akavuga ngo zaba nabeshye cyangwa bizaba ari uko ikintu nabanza gusobanura sinzi niba umpaye umwanya wo kubivugaho. wiwi ndabanza nihanganishe uwo muvandimwe wagize icyo kibazo, ndabanza mwihanganishe kubera ko hari ibintu bibaho unplan cyangwa se ntateguye. Yanabisobanuye ko ntabwo nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo, ndizera ko yanabisobanuye yabivuze hano kuri space. Ntabwo hari umunsi w'amateraniro, hari umunsi nari nagiye kwigisha kuri televiziyo nk'uko abivuze, asabirwa randevu n'undi muntu wamubwiye ngo ariko wamuzanye akaza. Uwo muntu niwe bari muri contact nawe, ntabwo bari muri contact nanjye. Sinzi niba ibyo mvuga byumvikana nk'uko yabivuze, namwumvise. Hanyuma uwo muntu wamubwiye ngo zana umurwayi hano nawe bamufashe, akafata itaxi cyangwa agafata imodoka akazana umurwayi jewe batambwiye batanteguje ngo tuzanye umurwayi, wenda mabwire ngo none handi muri studio cyangwa se ngiye mu kiganiro, noneho mubanze murindire cyangwa muzamuzane ejo nabonetse. Niyo communication ntabwo yabayeho kuri jewe. Hanyuma uwo muntu wamwijeje kumuzana agafata imodoka akaza akagera hariya afite umurwayi, wenda ahagera ntaranahagera kuko iyo gahunda ntayo nari mfite, usibye ko ntajya nirengagiza n'umurwayi uwo ari we wese. Njya mpaguruka hano nkajya naho banumiye nkagenda. Icyo ni igikorwa ntashobora kwirengagiza na gato mu muhamagaro mfite ahariho hose. Uwo muvandimwe wenda yakomerekejwe wenda n'icyo kintu, ariko ntabwo mbifite, ntabwo nigeze na rimwe marandevu uwo muntu wenda wamuhamagaye cyangwa se uyu wazanye umurwayi wanyihamagariye ngo nzanye uyu muntu noneho mumufashirize n'umubyeyi wanjye, noneho nkamwemerera, hanyuma yahagera jewe nkamwirengagiza kandi namuhaye randevu. Icyo nicyo cyari nyakubahwa. Niba uyu muntu namwumvise neza avuga ko igihe yari ahari waje kuza. Yego. Ariko urujya mu ofisi usaba ko amazi bayazana ukayasengera udakoze ku barwayi. Uburyo buri impamvu ni mu buryo bujyanye n'ubuzima. Muganga iyo atangiye akakubaza ngo waramutse disi umeze ute, utangira kumva woroha. Nicyo ndimo gushaka kuvuga gatoya. Buryo umuntu yakubwiye si umunsi w'amateraniro, si n'umunsi wo kwakira abantu, si randevu bansabye cyangwa ngo hari umuntu tugiye kuzana. Urwo ruhande narwo mujye munaruvugaho, ne kuba victim. Wanyemerera nkabisobanura ko mpari? Oya, hano ni umunyamakuru uri kumwe na Bishop, abandi muratwihanganira. Merci. Wari umunsi w'amateraniro, wari umunsi w'amateraniro rwose. Wari umunsi w'amateraniro. Okay, reka mbivuge gutyo. Muvandimwe, ese waba waravuganye nanjye? Wenda ibyo ngibyo reka umunyamakuru wambaze, wenda uraza kubyumviraho aho ngaho. Munyemerere nyakubahwa Bishop. Mu mategeko hari icyaha cyitwa non assistance d'une personne en danger mu mategeko. Cyangwa se kutita ku muntu ufite ikibazo kimukomereye. Hari ikintu amategeko abivugaho kandi iryo tegeko ndarizi. Bisobanuye ngo hari ikintu ntashobora kwirengagiza ku muntu wampamagaye, ku muntu wavuganye nanjye yansabye randevu, noneho nkirengagiza wa muntu waje ubabaye cyangwa waje urwaye urembye, nkareka nkabifata nkaho bidahari kuko wenda banambwira niba nigeze mubona, kuko hari igihe ahubwo abashobora kuba barakoze amakosa ni ya kuru ibiri ku ruhande, wenda batanga amarandevu ku bantu ntibambwire wenda ni muri ofisi
ntibambwire ngo hari kesi iyi icyo kintu iyo ndimo gutanga amarandevu abantu bose basengeye mu itorero Redeemed Gospel Church, abantu nabo umuntu urembye cyangwa umuntu wese ufite ikese iri emergency, please mujye mumushyira mbere y'abandi bose, kuko nicyo jyewe nahamagariye, niwe murimo nahamagariye. Sinshobora kwirengagiza umurwayi nubwo uyu munsi umwuka wanjye wa nyuma washira, sinshobora. Reka ibi twe kubijyaho impaka, kuba hashize iminsi ushobora kuba utibuka uko iyo senariyo yagenze, ariko uwagize ibyago n'uwakomeretse wayibuka nk'aho yabaye ejo. Ishobora kuba itaranagenze neza mu by'ukuri, kuko nkurikije uko yaganiriye inkuru ye nuko nawe utubwira ko wabahaga priorite bakinjira kandi wabaciyeho. Gusa nyine iyo biri aho yabibyara ikindi kintu nibaza, umuntu yakwibaza akibaza ati se niba barahageze bakakubona kuko utatanze randevu ntubakire cyangwa ntumenye ko barwaye ariko ntubahe umwanya wo kumva. Nanone njye nk'umunyamakuru nibajije twicaye nko ku murongo imbere y'ibiro bya meya, kuko atari umunsi wo kutwakira akaducaho, kandi meya ni umuntu dufata nk'utari inyangamugayo cyane ariko wubahiriza amategeko. Pasiteri we tumufata nk'umuntu tutashidikanyaho isaha iyo ari yose n'isegonda rimwe, bikaba byaragenze bityo. Ariko reka twe kubigira impaka. Reka nguhe agatekerezo kamwe, reka nguhe agatekerezo kamwe ku byagiye biba. Uzi ko kubera abantu bari naho ibyo kuvuga ngo bamuhe amahirwe ya nyuma, bamuha ya kabiri. Umugabo bita Rugagi yarambwiye ngo, Bishop bita Rugagi aranyandikiye ngo mfite ibyangombwa binyemerera gukorera mu Rwanda. Akorera he? Nahakubwiye muzane kuri space please guys, muzane nazi muzamure umushyiraho mwese muceceke, umuhe mikoro. Naho ibyo kuvuga ngo bamuhe amahirwe ya nyuma, bamuha ya kabiri. Umugabo bita Rugagi yarambwiye ngo, Bishop bita Rugagi aranyandikiye ngo mfite ibyangombwa binyemerera. Naho ibyo kuvuga ngo bamuhe amahirwe ya nyuma, bamuha ya kabiri. Umugabo bita Rugagi yarambwiye ngo, Bishop bita Rugagi aranyandikiye ngo mfite ibyangombwa binyemerera gukorera mu Rwanda. Akorera he? Nahakubwiye muzane kuri space please guys, muzane nazi muzamure umushyiraho mwese muceceke, umuhe mikoro nanjye umpindi mubaze asubize. Journalist pastor, ibyo nahoze nibaza yavuze ko namwinye space ndayimuhaye, najyeho umuhe mikoro mwese muceceke muri discipline, mwumva mubaza ntamwubahe mumanure, ndamubaza nk'umunyamakuru. Aransaba Mike azamuke, muzamure aze mubaze Dr. Bishop Muneza Fandapa, Dr. Bishop, ukaganira harimo kubahana. Nkurahiye Imana ko niwumva mubaza ntamubaza nk'umunyamakuru, nk'umuntu mukuru ubaza undi. Abantu bari aho bose barumva fasha kugira ngo aymanuza aveho like mwazamutse mitambona ndaraje. Abantu bati dore Scovia, urabizi igihe ntabwo ibi bintu abiteguye, urabizi neza Scovia, sibyo? Undi ni ibintu byanyu bikora yaje nawe buraje, ati dore Pastor Rugagi na Scovia, ati ngaho noneho ngiye kuba umunyamakuru kancana imashini playing mubaza ibibazo nshingiye ku byo yavuze ku gihe. Nguyu arahari, Bishop Rugagi nguyu arahari. Mike abandi mwese mufunge Mike zanyu muri kiganire Mutesi na Bishop Rugagi. Mheshimiwa mchungaji, amjambo. Amjambo sana. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza, Imana ishimwe Yesu. Uyu munsi mwahuye na Mutesi randomly imbizi, ariko bibaye ngombwa ntago tugiye guterana amagambo, tugiye kugisha ariko ijwi ryawe ririmo riragenda